yageze ahangaha aje kwerekana ngo n'ibyuma ngo yicishije ubwo rero ntiyabyerekana ubwo bimaze kumuyobera yaragiye no kubacika ngo yirukane ngo ngiye kumva numva baramuza. Kuri inzego z'umutekano ziri tayari ku mutekano w'abaturage n'icyo ushima polisi? Cyo shimira polisi bakoze igikorwa cyiza ahubwo n'abo bantu bose babikoze ahubwo bari nabo babirekanye bakajya gute nabo bakabakora nk'ibyo ngibyo bakora mu bandi. Nko mu masaha 10 twagiye twumva amasasu araturitse nk'atatu igihe abantu batangiye kubyuka bajya gukora basanga ku muhanda nta muntu uri kumanuka ngo ajye ku muhanda n'amamoto bayahagaritse kuva Rwabutazi kugera hano aho igikorwa cyabereye cy'ubwo bwicanyi nta muntu bahacaga. Nyuma yaho ubwo polisi yageze ikavuga ngo ni mumanuke mujye gukora uwo mwicanyi barangije kumukura mu muhanda bamushyize mu modoka. Ariko ngo yaragerageje gutoroka no kurwanya inzego? Yego ngo bari bamuzanye ngo ari gutanga ngo kwerekana aho ibikoresho babikoresheje agiye gusimbuka imodoka baramurasha. Yego niyo makuru twamenye. Kano kanya n'iki wishimiye nyuma y'uko hano n'ubundi hari hasanzwe hari ubujura n'uburara? Icyo twishimiye ni uko umwana bamaze kumwica bamujyanye mu gishanga. Ndumva ari twe twamukuyemo nari ndi kumwe n'abashinzwe kumwoza nanjye namwogeje uwo mwana hamwe n'abaribo. Igikorwa bakoze leta yakoze leta n'umubyeyi ni nziza cyane kuba wakoze ibi bintu bamuzanye hano bakamwica ahubwo badushakira n'abandi. Ntabwo umuntu umwe yaba yarishwe n'umuntu umwe ahubwo badushakira n'abandi bakoze ibyo bintu nabo bakabashyira ku mugaragaro. Murasaba inzego ikire nk'abamotari cyane ariko sinamwe mwenyine n'abandi bose. Se twasaba nuko bakomeza kudutuza umutekano kandi nanone hakabaho gukurikirana abantu baba bakoze igikorwa kibi cy'urukozasoni urabona ko bamwishe baranamushinyagurira bamujyanye akamutabara niyo banamwica akamuhambika hano batarenze kujya kumutabara mu cyondo mu gishanga. Sasa rwose inzego z'umutekano ko zakurikirana ibi bintu byabaye. Nyuma yo kuganira n'aba baturage bagaragaza uko bakiriye iraswa ry'uyu wishe uyu mumotari amwishurwa agashinyaguro akamutaba mu gishanga, twaganiriye n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba ni CP Twizeyimana Hamduni agaruka kuri byinshi bitandukanye byatumye uyu wakekwagaho kwica uyu mumotari, dore ko yari yaranabyiyemereye aje kwerekanaho ibikoresho yibaga bishyira ngo yaje gushaka kwiruka ubundi icyakurikiyeho yahise araswa. Murakoze. Ni icyaha cyabaye mu ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2021. Yego. Uwitwa Dukuzumuremyi Eric yateze umumotari witwa Nsengiyumva Emmanuel amwambura moto aranamwica aratoroka. Ku bufatanye n'abaturage twakomeje gushakisha tuza gufata uyu Nsengiyumva Dukuzumuremyi Eric, ariko yari umujura ruharwa wiba moto akiba n'ibindi bintu bitandukanye harimo n'ubugizi bwa nabi. Mu makuru yaduhaye rero yaje kutubwira ko yajya kutwereka aho abika ibi bikoresho cyangwa se ibi bikoresho yiba. Polisi imujyana agiye kwerekana aho ahisha ibyo yibye, ageze mu nzira arirukanka ashaka gucika polisi araraswa arapfa. So niwe wenyine aremeza ko ari we wenyine n'ubundi wabikoraga gusa cyangwa nibura yabafite abandi bafatanyaga ku ruhande? Niwe wenyine wabikoraga nk'uko yabyemereraga, yaragiye no kutwereka naho ahisha ibyo yibye. Gusa yacitse atari yagera aho ngaho ngo tumenye nimba naho abibika hari abandi baba bafatanyije, ariko ku bufatanye n'abaturage n'izindi nzego turakomeza gushakisha andi makuru. Ntabwo dushobora kwemera ikintu cyose gishobora guhungabanya ituze rya rubanda. Mbere na mbere twabanza gushimira ubufatanye tugirana n'abaturage budufasha umunsi ku wundi gutahura abanyabyaha no kubiburizamo, ndetse n'abamotari. Ko bitari ibyo ntabwo twari kubasha kumenya uyu mugizi wa nabi usibye ubufatanye bw'abo baturage n'abamotari. Abamotari rero barabizi ko umutekano urahari kandi babigiramo uruhare, ntabwo bakwiye guterwa ubwoba nuko hari uyu muntu wibye. Ahubwo twaboneraho ubutumwa, gutanga ubutumwa ku muntu uwo ari we wese, cyane cyane urubyiruko,
wumva agomba gutungwa n'ibyo abandi abyibye udashaka gukora ko akwiye kubireka. Ni icyaha gihanwa n'amategeko, kandi abaturage, polisi, inzego z'umutekano ntabwo tuzihanganira na rimwe umuntu ushaka gutungwa n'ibyo abandi udashaka gukora. Nibashaka imirimo rero irahari myinshi ibatunga, bareke kwiba iby'abandi. Kandi dusaba inzego zose, abaturage gukomeza ubufatanye bwo gutangira amakuru ku gihe, bizadufasha kuburizamo abagizi ba nabi n'abanyabyaha. Tubibutse ko uyu mumotari wishwe, nyuma y'uko yishwe byaje kumenyekana ko abamwishe baje kumutwara moto barangije bajya kwigurisha mu karere ka Nyagatare, ari naho uyu nguyu Dukuzumuremyi Eric wishe uyu mumotari yari yajyanye moto kwigurisha mu karere ka Nyagatare, aza kuyifatanywa arazanwa mu ntara y'Iburasirazuba muri aka karere ka Kirehe. Nyuma yo kubazwa yemera ko ari we koko wishe uyu mumotari. Ubwo rero abamotari n'abandi bose bari batangiye kugira urwikekwe, ubwoba bwinshi bwo kongera gutwara abagenzi mu masaha y'ijoro. Inzego z'umutekano ziti mukora akazi kanyu, nta kindi mwikanga, n'abandi baba bari inyuma aho ngaho babyishemo nabo bashobora kuzagenda bafatwa bashyikirizwe inzego zibishinzwe, nabo bahanwe n'amategeko.